waramutse neza musore? Waramutse bro. Ako nagaki se uri murafungura? Kabakita gashya. Nakaji ni mwe kabisa. Agashya harya ni ji? Wese ko ukinywa ji? Njye naho ndanywa inzoga, nywa ji fanta n'amata kabisa nibyo bintu nkwa. Ariko warumeze neza? Nari meze fresh nta kibazo. Tugiye kuganira rero kano kanya. Tugiye kuganira na televiziyo bita Iwacu Mungo TV. Urumva? Nta kibazo. Ngaho rero umeze neza ariko uri tayari? Meze neza kandi nta kibazo kabisa. Nari binda gusubiza nta kibazo. Ngaho rero banza bibwire abantu badukurikiye. Ngiye nitwa Akizimana Bilal. Niyo mazina yanjye. Uti hano hafi? Ni hano hafi. Uraje kwifatira akantu ahangaho? Nari kwifatira akantu hano Nyamirambo. Kano kanya rero tugiye kuganira kuri topic bita urukundo muri iki gihe. Urukundo muri iki gihe. Urukundo wowe ubyumva gute? Urwumva gute? Niki gisobanuro cy'urukundo ku bwawe? Gisobanuro cy'urukundo rero nakubwira. Gisobanuro cy'urukundo ni nko wakunda umuntu ukamubwira uko umukunda nawe akagusubiza akagukunda. Mbese muko gukundana kwanyu mwembi ntihagire ubujyajya buzamo cyangwa se iki mukabwizanya ukuri gushoboka nyine. Nibyo ngiye nakita urukundo. Urukundo ni uruvugisha ukuri rukagira no kuri muri mwembi mu mpande zombi ko muri babiri, mbese mukavugisha ukuri mu rukundo mumufitanye. Uravuze ngo urukundo ni ukuri. None se muri kino gihe wemera ko koko urukundo rwakendere nkuko benshi babivuga cyangwa urukundo racyahari? Wowe byumva gute, ubyemera uti? Urukundo rero kuko urabizi ko kugira ngo uzabone umuntu mbese wakunda kabisa byatari babigoye cyane, kuko niwo mubana araguhinduka, mbese ugasanga nyine ni ibintu utamenya kuntu bimeze. Gusa urukundo rwo ntago rwabura, gusa nyine byanga byakunda nyine na impamvu zo ntago zabura kuba utasira no mukundana cyangwa se mugatandukana n'impamvu runaka. Urukundo ruriho, ariko icyo naruvugaho mbese urukundo n'umuntu gukunda akagwana agaciro. Urukundo ruracyariho. Kugeza ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 23 y'amavuko. 23 y'amavuko. Wavukiye inaha se? Njyewe ntago navukiye inaha, mbese nyine kubera impamvu z'akazi njyewe muri hano nyine za Nyamirambo, ni naho natuye, ariko ubu ngiye kavukira yanjye ni mu karere ka Bugesera hari Nyamata. None se ku bwawe experience cyangwa se ubu ntaribonye umaje kugira mu rukundo, ugize ukundana n'abakobwa bangahe? Kugeza ngo umaje gukundana n'abakobwa bangahe? Ni ukuvuga ngo njyewe muri make ngiye maze gukundana n'abakobwa 3, ariko muri abo 3 umwe we yagiye muri famille yabo za Tanzania, nagaba mu Rwanda, mbese aza no gushakirayo, mbese niyo nshuti nagize nyine ya mbere, ndi naho tutandukana, mbese ubu wikemagaza bitewe nuko ajya ngunda n'aba baby nyine, ugasanga nta rukundo nyine ruhagije nyine umukobwa guha, ugasanga ni ibintu by'uburyarya. So nabaye mbihagaritseho gato ibintu by'urukundo, ndavuga ati reka mbanze nishakira ikofi, nzajya mu rukundo ikofi nayibonye, kubera ko nari usaba kujya mu rukundo nta kofi. Nahisemo kuba nabireka kubera ko nabonaga biraneshereza igihe n'umwanya, ndamo kuba nabireka kubera ko buriya iyo ukunze umukobwa nakubwiza ukuri, mugakundana kugira ko ukamubwira ko umukunda, ko urabizi nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda, ahubwo twabahungu tudutereye intambwe tugabwira abakobwa ko tubakunda. Ni ukuvuga ngo rero aribyo ubwira umukobwa ko umukunda nawe akagusubiza akagukunda, ariko akagusubiza bitamurimo, mbese bitanamufasheho. Impamvu ngiye nahisemo kuba nabivamo by'urukundo ubu kano kanya, njyewe nakundanye n'umubebe, ariko naje kumufatira inshuti yanjye, naje kumfatana n'umutipe inshuti yanjye kabisa, bari kumwe, mbese bituma nyine abakobwa nyine mbandekeyeho gato, nyine nkavuga ati urukundo nzaba ndusubiramo ikindi gihe nzumva maze gukura, kubera ko na myaka mfite myinshi cyane. Nyine experience ni abakobwa 3 maze gukundana nabo 3. Musaza ngaha mu isantere uri kwinywera akaji, wambwiye ko ari akaji uri kwinywera usanzwe winywera. Ahangaho mu gasantere urukundo ruhagaze gure? Hari abantu bakundana mu gasantere cyangwa
inanga na rukundo ruhaba inanga mu gasantere kanyu? ni ukuvuga ngo rero iby'urukundo buriya kuburyo bamenye urukundo nyine ko uko ruhagaze hano muri uyu mujyi wacu, buriya kugira uzamenye ibya mugenzi wawe biragoye cyane, sibyo se? ahubwo njyewe nakubwira ku byanjye n'amarangamutima yanjye, ariko ibyo abandi naba nkubeshye kabisa. Urakoze cyane. Noneho ubu ngubu kano kanya umbwiye ko umaze gukundana n'abakobwa batatu si benshi cyangwa kubwe barahagije? ni ukuvuga ngo nyine batatu urebye nabo ni benshi urebye, kubera ko buriya impamvu mubwira ko batatu nabo bafite kuba ari benshi, nabigusobanuriye. Nakubwiye ko twatandukanye, mu gutandukana nyine nkabona undi, ariko n'undi nawe ngasanga arimo arandyarya, mpitamo kuba nabireka. Buriya ubonye umwe ugukunda akaguha urukundo akanakubaha akaguha n'agaciro, kamwe nawe wamukunda kandi ukamuha n'agaciro, kandi birumvikana. So icyo nabivugaho nyine buriya mbese urebye nago ari benshi nyine, bitewe ko nabo twakundanye mu byiciro, nabo twakundanye cyangwa umunsi cyangwa icyo gihe kimwe, twakundanye mu bitandukanye, mbese twakundanye mu byiciro nyine tugatandukana, nkakundana n'undi. Ubwo maze gukundana n'abo batatu. Yego. Abantu benshi bemeza ko urukundo ari kimwe mu bintu bibabaza. Ibyo bintu nawe koko urabyemera? urukundo rero aho tubabariza nk'abasore cyangwa urubyiruko cyangwa n'abandi, ni hamwe ukunda umukobwa cyangwa se ukamukunda mbese, ariko rwa rukundo umukunda naruha agaciro, ugasanga mbese agaciro umuha n'agaciro aguha ntabwo bingana, cyangwa se urukundo umukunda rutesha agaciro we nabashe kuba yabyubahisha, cyangwa se ngo ubahe urukundo mufitanye, ugasanga mbese no gukinishiriza umutima wawe. Yego. Urukundo abahungu n'abakobwa cyangwa se abagore n'abagabo bitana ba mwana iyo bageze mu rukundo. Urumva umwe akagira mugenzi w'impamvu. Urumva icyo kintu cyo kwitana ba mwana mu rukundo ucyumva gute? cyo kwitana ba mwana rero icyo nabivugaho, buriya hari ukuntu mbese ukundana n'umuntu nkamuntu ari kumwe, cyangwa se ukakundana n'umukobwa ariko utamusohokana mu byana runaka. So nyine mbajije ikibazo cyiza, ni ukuvuga ngo aho ngaho ukuntu biba bimeze, mbese ni hahandi usohokana sheri wawe wita sheri wawe kandi ukunda, sibyo? Wamusohokana ariko we nyine inshuti zamubaza ngo ese uwo ni sheri wawe, akavuga ngo oya ni inshuti yanjye isanzwe kandi uzi ko ari sheri wawe. Naho ngo mbese tubabarira, ugasanga mbese ibyo avuze n'ibyo ari gukora ntabwo bihuye, kandi uzi ko nawe umukunda, kandi uzi ko naze neza ko mukundana. Yego. Ako se koko abahungu nibo babaza abakobwa cyangwa abakobwa nibo babaza abahungu? Wewe kuri experience yawe ubyumva gute? Kenshi kubera ko nyine abakobwa abahungu twese ntabwo turi ba namunoza, sibyo? Kandi abakobwa cyangwa se abahungu bose ziko ari beza cyangwa bose ari babi, ku mpande zombi barababazanya, ariko buriya ku mpande zombi urebye barababazanya, ariko nyine buriya biba byiza iyo ubonye umuntu nyine mugendana mu murongo umwe, mu nzira imwe, ntabwo mubaza kandi nawe ntabwo kubaza. Ubu se ubonye nk'amahirwe, sinzi ko niba nabyita amahirwe, umukobwa akaza akakubwira ngo ndagukunda, wamusubiza iki? Njyewe ukuntu umeze, uje uri umukobwa ukambwira ko nkunda, sinzi ukuntu nabyakira, kubera ko nabanze ko ufite izindi mpamvu zikuzanye, kuko nzi ko ibyo bintu bitajya bibaho. Kuba umukobwa yabwira umuhungu ngo ndagukunda, ntabwo bibaho. Njyewe aje kumbwira ko nkunda, natekereza kabiri impamvu zumvikana, cyangwa se navuga ati umukobwa utakubwira ko agukunda se ahubwo hari impamvu zumvikana, kubera ko biragoye ko umukobwa mwahura akubwira ngo aragukunda, yagukunze gute se gute kandi aribwo mu gihura? Urumva biba bigoye, afite impamvu n'ikimugenza. Ndabyumva. None se kubera iki atabikubwira kandi nawe agira amarangamutima? Ashobora kubona umuntu akamwishimira, agatera iyo ntambwe ya mbere akamubwira ko yamwishimiye, akamubwira ko amukunda. Kubera iki ushobora kugeraho dute ugabitekerezaho kabiri kandi abakubwira ikintu kiri ku mutima we? Ni ukuvuga ngo rero buriya kuba yambwira ikiri ku mutima we cyangwa se amarangamutima yiwe, ni ukuvuga ngo njyewe nyine abantu turatandukanye, kuko abantu dutekereza kimwe, abantu dutekereza bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ngiye ku giti cyanjye mfite kuba nabyumva gutyo ko hari impamvu runaka zimuzanye mu buzima bwanjye, kuba yambwiye ko amwunze, ariko kuba yanabibwira n'undi akabasha kuba yabyakira kandi akanabyumva. Njyewe nuko nabanza gutekereza, nkabanza nkareba nkabateseho ko uyu mukobwa ni gute yankunze, duhuye rimwe yambwiye ko nkunda gute, yaba afite impamvu zimugenza, ahubwo
izo mpamvu twazikurikirana gake gake. nubwo urukundo rubabaza ariko benshi bemeza ko runaryoha. nawe wigeze uryoherwa muri icyo gihe uri kumwe n'umwe muri abo mwatandukanye? Ubwo ni ukuvuga ngo ubundi urukundo nyine aho rukuryohera ni uko wagira umuntu ugukunda, buriya biba byiza iyo ukundanye n'umuntu akanakugira n'inama, ariko utari wa wundi mukundana ngo ni mukorana ibyo bita mbese mwenjoyinga ubuzima, mwirira mbese ibintu bijyanye n'ubuzima bw'isi. Ni ukuvuga ngo buriya umukobwa wakunda mbese ukamukunda kabisa, niba umukobwa mukundana akabasha kuba nakugira n'inama mu bintu bitandukanye, apana wundi ukubwira ngo aragukunda bikarangira ngo aragukunda atakugira inama.